wagize neza kuri wahisemo kujya ukurikira inkuru n'ibiganiro. Reka nizere ko mumeze neza cyane mwe mwese mugenda mukurikira inkuru zacu umunsi ku munsi. Reka maze nkurarikire niba utarakanda subscribe ukande subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujye uba mu bambere bagenda bazikurikira umunsi ku munsi. Hanyuma reka mbanze mbisegureho. Ndakeka ari ejo bundi nabagejejeho inkuru y'umukobwa witwa Ishimwe Deborah witabye Imana, ari kumwe mu bantu twaganiriye wavuze ko yaramuzi, yaduhaye amakuru asa nkaho atariho gatoya. We aduha amakuru yatubwiye ko uyu mukobwa ngo yigaga mu Bwongereza muri kaminuza bitari ibyo. Namwe mu makuru yaduhaye wenda atariyo iyi nkuru igiye kuba yakosora. Hanyuma nkubwire kuri ubu ngubu iyi nkuru yashenguye abantu niki cyaba cyahitanye uyu mukobwa, umwana mutoya cyane wari ufite imyaka 21. Hanyuma reka nkomeze nkurarikire, nkomeze untega amatwi nkubwire ntise byagenze bite kuri ubu ngubu. Iyi nkuru iri update yamaze kugera ku bantu benshi bababaye bitewe n'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa wari ukiri mutoya cyane witwa Ishimwe Deborah. Hanyuma nkwaye ikaze muri iyi nkuru nkuko nkomeza ngenda bibabwira umunsi ku munsi. Hanyuma izina ry'umukobwa narikubwiye, ni umukobwa utuye mu karere ka Kicukiro. Mu nkuru ya mbere nakugejejeho ntabwo aya makuru uyu muntu yaduhaye yabitubwiye ko uyu mwana yaratuye mu karere ka Kicukiro, yatubwiye ahubwo ko yize i Nyanza. Hanyuma uyu mukobwa akaba yararangije amashuri yisumbuye, bitandukanye nuko waduhaye amakuru bwa mbere yatubwiye ko yigaga mu Bwongereza muri kaminuza. Hanyuma uyu mukobwa rero yagize gutya aza kuza kuba yakwitaba Imana. Amakuru ahari nuko ngo uyu mukobwa nta kibazo yari afite, nta burwayi yari afite, ndetse ngo n'abantu bakoranaga kuko ngo yakoraga mu bintu ngo bijyanye n'ubukerarugendo ndetse n'amahoteli, niba ngo ari byiza hospitality, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma uyu mwana w'umukobwa abantu bakoranaga nawe batanze amakuru bavuga ko uyu mwana w'umukobwa bavuganaga nawe babona nta kibazo, babona nta burwayi afite, ndetse na bimwe mu bintu yagenda agatangaza yavugaga ko ngo yumva ashaka kugera ahantu heza, bakumva afite inzozi nziza, ariko burya ntawe umenya ejo hazaza, cyangwa se Jepre narabivuze ngo ntawe uzi ngo icyahazaza hakinze. Hanyuma uyu mwana w'umukobwa baje kuza kuba ngo bamuhamagara, nyuma uyu mwana w'umukobwa bumva telefone yavuyeho. Hanyuma ubwo ngubwo yakoraga ataha iwabo, mu kujya bamuhamagara bumva itariho, ngo bamushakira nyine akazi, ese bimeze gute nguze ku kazi. Hanyuma mu guhamagara iwabo w'umukobwa hamagaye ababyeyi, umwe mu muryango wa Deborah aza kuza gutangaza ko uyu mwana w'umukobwa atakiri ku isi, ahubwo yitabye Imana. Amwe mu makuru n'ubundi yasohotse kuri uyu mukobwa ngo nuko ngo uyu mwana w'umukobwa wapfuye urupfu rw'amarabira, cyangwa se wasize urupfu rw'amarabira, ngo nuko bishoboka ko yari arwaye. Ariko mu nkuru ya mbere nakubwiye ko umwe waduhaye amakuru yavuze ko ngo uyu mwana w'umukobwa ngo niba yarariye ngo ibiryo ngo bihumanyije, ngo birimo gaside ukuntu, abantu bakavuga abandi ngo ni amarozi, cyangwa se ngo nibiki, ngo n'abantu bamugiriye ishyari wenda bamuhitana. Ayo ngayo n'ayo makuru ari kugenda asohoka umunsi ku munsi, kuko n'urupfu ruri kugenda rubaza abantu benshi bagiye batandukanye.
ni inkuru yamenwe n'abantu benshi bitewe n'uko uyu mwana akiri mutoya, umwana mwiza cyane, umukobwa mwiza cyane ukiri mutoya cyane, kuko nakubwiye ko yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000, akaba yarapfuye ku itariki ya 19 z'uku kwezi kwa 9 ibihumbi 2021. Imwe mu mico bamwe mu bantu babanaga nawe cyangwa se zimwe mu nshuti ze zatangazaga ngo yari umwana ufite imico myiza, imico iri perfect, bya bindi by'iki gihe urubyiruko ugasanga umwana ageze imyaka 19 18, ugasanga umwana yishoye mu bintu by'ubusambanyi, ngo ni umwana wihaga agaciro, umwana wihagararagaho, umwana wakundaga gusenga, umwana w'umukobwa. Rwose abantu bavuze bati turababaye cyane ibingibi byanagaragajwe n'agahinda gakomeye cyane ubwo yashyingurwaga uyu munsi cyangwa se yasezerwagaho bwa nyuma uyu munsi i Rusororo, aho benshi batanze ubuhamya, ababyeyi, amarira yari yose abo mu muryango w'uyu mukobwa. Rwose amarira yari yose, yari menshi cyane bitewe no kubura uyu mwana w'umukobwa. Inshuti ze, abantu biganye nawe bari bababaye cyane, bariraga, rwose babonaga ko ari urupfu rwashenguye imitima ya benshi, ndetse na bamwe mu bantu bakurikira imbuga nkoranyambaga uyu mwana w'umukobwa ari kugenda anyuzwaho ko yagize gutya akaba yakwitaba Imana. Babona ukuntu ari mutoya cyane, noneho hari ifoto yiwe iri kugenda isirikira ariho araseka, ndetse ni nayo yagiye kuri iriya foto nyine bashyira ku gituro. Ubona ko rero rwose abantu bose babaye cyane bitewe n'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa ukiri mutoya cyane, umwana w'umukobwa cyane, waganiraga ngo nawe rwose akakubwira ati ndifuza kugira ahangaha, ukumva afite intumbero yihaye mu buzima, ukumva afite aho ashaka kugera. Nguko niyo nkuru wenda ivuguruye nashaka kuba nakugezaho bitewe n'inkuru nakugijeho, umwe waduhaye amakuru bwa mbere. Hanyuma uyu mwana w'umukobwa nkubwiye ko n'ubundi yagize gutya nyine akaba yashyingurwa uyu munsi cyangwa se yasezerwaho bwa nyuma mu irimbi rya Rusororo. Hanyuma ndagushimiye cyane, wakoze cyane kubana nanjye muri iyi nkuru. Rwose uyu mwana tumwifuriza iruhuko ridashira, ndetse inshuti, abavandimwe, abantu biganye n'uyu mwana w'umukobwa, rwose aba muri segonderi, muri primeri, hose kabisa abantu bari bamuzi, baturanye nawe hariya ku Kicukiro. Rwose ndizera ko Imana iri buze kuza kuba yabakomeza, kandi ni ukuri aheza ni mu ijuru, buri kintu kiba burya Imana ifite umugambi, ndetse izi impamvu ibyo bintu bibaye. Hanyuma ndabashimiye cyane mwese mwakomeje kubana nanjye muri iyi nkuru. Niba utarakanda subscribe, ukande subscribe, like, share, comment, kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru ujye ugenda uzibona umunsi ku munsi. Hanyuma ndabakunda cyane, Uwiteka akomeze abarinde kandi amagara mazima. Ciao ciao, rest in peace. Deborah Rice.